Ya, reka mbasuhuze, reka nongere mbahe ikaze kuri YouTube channel ya Niramba TV. Abantu mutarakora subscribe muri kuduteza abantu. Mukande subscribe dukomeze tuzamuke tunahatwika gake gake. Uyu munsi ndaje ngo turebe uburyo Saddam Hussein yafashwe, umuntu waba waramugambaniye. Iwe tugiye kureba. Bibutsa ko kino kiganiro kiri buze kumara iminota mikeya, ntabwo iri buze kugera mu minota 5. Kiraza kuba ari gikeya, tugiye kugaruka ku muntu waba waragambaniye Saddam Hussein bigatuma afatwa. Saddam Hussein ahantu bamukuye ni ahantu bitashobokaga ko igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyari kuza ngo cyavumbure. Bisa nkaho nyine hari umuntu watanze amakuru y'uko Saddam Hussein yihishe mu mwobo bakajya kumukuramo. Ayo makuru rero igisirikare cya Amerika hari uburyo cyagiye kiyabonamo, nabwo ngira ngo tuzabugarukaho mu kindi kiganiro. Gusa uyu munsi reka turebe ese ninde waba waragambaniye Saddam Hussein. Ubundi Saddam Hussein yafashwe ku itariki 13 mu mwaka wa 2003, byari mu kwezi kwa 12, afatirwa hafi y'agace kitwaga ngo ni Adwar yegeranye n'umujyi Saddam Hussein yabagamo witwa ngo ni Tikrit. Ubwo igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyari kiri gukora operation yo gufata Saddam Hussein, ni operation bari bise ngo ni Operation Red Dawn. Ni ya operation mbega bakoze mu gitondo cya kare buri gucya. Iyo niyo operation bise ngo ni Operation Red Dawn. Igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se ibindi bitangazamakuru ntago baremeza neza umuntu waba mbega ngo bavuge nk'izina ngo ni kanaka, ngo ni uyu nguyu waba waragambaniye Saddam Hussein kugira ngo bamufate. Ariko nanone hakaba hari andi makuru agenda agaragazwa n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko bagiye mbega bafata abantu benshi bo muri Iraq, cyane cyane bari bakoranaga na Saddam Hussein, mbega abantu be ba hafi harimo n'imiryango ye, abantu bamwe na bamwe bo mu bwoko bwa Saddam Hussein bakagenda babakuramo amakuru. Ayo niyo makuru igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyatangazaga muri icyo gihe, ubwo hari hariho perezida witwaga ngo ni George. Nanone hakagaragara izindi raporo zigenda zigaragaza zivuga ko Saddam Hussein ashobora kuba yaragambaniwe n'umwe mu bantu bahoze bamurinda, cyangwa se biriya twita ngo ni bodyguard. Umuntu mbega wa hafi, wahoze ari umuntu we wa hafi wamurindaga, akaba ari we igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mbega icyo gisirikare kikaba cyaramufashe, noneho kikamutocaringa cyangwa se kikamukuramo amakuru gikoresheje mbega imbaraga. Igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nanone, icyo gisirikare cyahoze ari icya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo ntago kigeze cyemeza neza umuntu wa nyawe waba waragambaniye Saddam Hussein. Ntago mbega kigize kimushyira hasi, kimushyira hanze ngo kivuge ngo uyu niwe wagambaniye Saddam Hussein. Ubundi Saddam Hussein baje kumukura mu mwobo hasi, mbega hari ukuntu umuperezida agenda agacukura ahantu ho kuzajya yitsimba igihe byakaze, cyangwa se ho kwihisha nk'ubwisho mbega bwo hasi, agacukura nk'akantu kameze mbega nka kave cyangwa se nka tano, akagenda yiberamo. Uwo mwobo bari bawise ngo ni Spider Hole. Uwo mwobo wa Saddam Hussein we yari mbega wo yihishagamo igihe byabaga byakaze, dore ko igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamuhigiraga hasi no hejuru, ndetse kugira ngo iyo operation bayikore hari haciyeho igihe kinini baza guhiga Saddam Hussein ariko bakamubura. Saddam Hussein mbega bakamubura, bakumva avuga ariko bakamubura, bajya kumufata bakabura ahari, bakajya urugo rwe mbega barujyagamo kenshi ariko bagashwata, bagafata zero bakamubura. Ayo makuru ya Saddam Hussein uburyo yafashwe ni gucyo ateye. Reka mbabwire ngo ciao mu kanya turaza dukomeza n'ibindi biganiro. Ndashaka ko mu kiganiro kiri buze gukurikiraho turi buze kugaruka kuri uyu bodyguard wahoze arinda Saddam Hussein, tukamenya ngo ese koko niwe watanze amakuru cyangwa ntago ari we. Iyo raporo turaza kuyigarukaho. Ciao na mukanya.